Okay. Atarabizi rwose reka duhita rero tuninjira muri iyo Rayon Sport yo yiteguye gute ihagaze ite rwose Rayon dasi twakire nyakira Claude disi we munywanyi wawe di Claude rungano reka nkwakire muri studio zacu nubwo uhora hafi yacu bimeze bite Turaho papa wanjye tumeze neza turashima Imana muri Rayon Sport. Nta papa w'umusaza Umwana se barangana umwana se barangana. Twaguhaye ikaze Wasili nawe meze neza? Meze neza. Ni sawa cyane. Naringize ngo agiye kuvuga ngo rungano tutanganye inshingano. Wewe waba umwana wacu cyakoza muri rungano habuzemo tutanganye inshingano. Nigeze kujya kwakira abana ba Paris Saint-Germain bavuye gutwara igikombe cy'isi. Umunyamakuru bwe nashatse kuvuza izina aravuga ati ikipe yakiriwe neza rwose ati nta bana bakiriwe na sekuru rwose. Ati na sekuru bari kumwe rwose muri ya bisi ndende ya table. Claude tugiye kuganira iminota yagiye kugira ngo twihutishe reka mpere kuri Claude abanza duha ishusho mwiteguye gute uyu mukino ukomeye umukino mpuzamahanga. Rayon Sport ntabwo yaherukaga muri iyi mikino mpuzamahanga kubera ko umwaka ushize ntiyari irimo wari wabanje ari irimo iyi nshuro rero mwiteguye gute myitegura imeze gute muri Rayon Sport byashyushye amasaha burandi make kugira ngo muhure na singida. Urakoze cyane twiteguye neza ndavuga cyane nyuma y'ikibuga ko ibyo mu kibuga byo ni tayari nyirango bamaze iminsi bakurikira imyitozo bazi ko ikipe yagaze neza nta kibazo. Inyuma y'ikibuga twiteguye neza cyane kubera yuko izi match nizo twagiye dukina ubushize tukijya mu matsinda abafana ruhari rwabo rukomeye rwari ruhari cyane niyo mpamvu ngira ngo iyi match nayo yimuriwe ikajya mu masaha y'ijoro mu masaha ya saa moya kugira ngo atazizagira uwitwaza ngo ntiyabashije kugera i Kigali bitewe n'ibijyanye wenda n'amagari n'ibindi bizakomeza kuba nyuma yaho ariko twaravuze tuti iyi stade y'Inyamirambo abantu baza ari benshi ibyo umurundi yivugishaga ngo aheruka muri za Kiyovu kera tumubwire ati Rayon Sport ntago ari iyo ngiyo ya 96 turi kwevuza harira tumwereka ko tumeze neza twiteguye neza rero ku buryo tubwira abafana muti muzaze muri benshi cyane ko Inyamirambo kuri stade tuzakiriraho kuri Pele Stadium hazabanza antrenoma z'ikipe ya Nigeria izakira n'ikipe y'abadamu yacu hano niyo mpamvu rero twe tuzatangira kwinjira muri stade saa 10:30 ariko bitavuga yuko abantu batagumya kugura amatike abantu bagumye bagura amatike ngira ngo mafan club rwose ibikoresho mu bikoreho iyi kipe twamenye ko nta bafana benshi igira tuyikubita umurindi ibindi organisation imeze neza imyinjiza imeze neza turaza kwikomozaho aho abantu bazinjirira matike guhera ku matike ariko ngifite abafana b'abake babanyu nasanze urwimo nuko tutabikizemo yabamagaye yavuze ati abaperi nsanzwe nyizi kidakundana na Rayon muze mudushyikire abo ni babandi bitwaza ngo natwe ngo na ya kipe bazakina nayo ngo ifite abafana inaha ariko ubundi icyo nakundiye abari nuko amatike byibuze 70% ariko kugurwa n'abatike n'abakunzi ba Rayon Sport n'abareyo ari reka tumanuke noneho kwa Wasili dukeneye kukumva rwose utubwira Rayon Sport yiteguye ite abakinnyi Claude arabivuze warabarebye wagiye ku myitozo navuga ko no muri iyi style yawe yo gutangaza ni kugiye gutangaza mu mikino mpuzamahanga ese ubundi 11 n'abazungu cyangwa haramuramo babiri 9 n'abazungu babiri bakaba birabo icyo nacyo tukirebe batatu ngo n'abarundi imeze bite Wasili murakoze cyane kuri icyo mwari muhereyeho mu kanya gato muvuga ko directeur sportif wa Singida yahamagaye abakunzi bindi kipe ngo nabo baze gufana Singida turabaha karibu rwose muri stade kuko ntago twari duherutse kuriza abantu benshi bazabe bahari twebwe ntago turi abantu bavuga ngo ubwo ngo ari amarushanwa mpuzamahanga ngo duhagarariye igihugu ngo mwese ngo muzaze uwiyumvamo Rayon Sport azaza ashyigikire Rayon Sport ntago twebwe dusaba imbabazi ntabwo tugura abafana uwiyumvamo Rayon Sport azashyigikire Rayon Sport ariko n'ubu ufite umutima umuhatira kujya kuri Singida nazayifane nta kibazo azaze ayifane tumuhaye karibu azaba afite umutima ukomeye uwo muntu w'umutima ukomeye ako kantu gasubiremo neza reka nongere ngasubiremo hari abantu bavuga bati barashaka kuza
na directeur sportif wa singida yabivuze ngo akeneye rwose abafana ba APR ko azaza kumushyigikira. Abo ngabo rero nibo ngiye guha ubutumwa mbere yuko mvuga uko ikipe yiteguye na mbere yuko ntangaza nibo mperaho mbaho ubutumwa nk'uko nanjye mu nkera y'abahizi ntigeze mbashyigikira nta n'umure wigeze ubashyigikira nk'uko muri Sekafa Kagame Cup batsinzwe na Al Hilal tukishima nabo rero ndabatumiye baze muri Kigali Pele Stadium baze nibashake bazaza ari benshi bazaba ari bonyine banuzura muri stade nta kibazo muzaze muri benshi yo singida muyijye inyuma nta kibazo 11 b'abazungu ntago bakangwa nabo bafana babiri cyangwa batatu reka nongere mbisubiremo 11 b'abazungu ntago bakangwa nabo bafana babiri cyangwa batatu mwazana banderoli 100 mwazana 10 sinkeneye umufana uzaza muri stade ngo yihishe hagarara ku maranga mutima yawe ukinjira muri stade tube tukuzi kuri wa singida yabyo kuba ngo rege abana kuvuga ngo regishizemo ngo uhagurukanye n'abareyo ngo ariko na singida ngo niza ngo kukirata wongera uhaguruka hamwe uhagarare mu maranga mutima yawe niba ari singida injira muri stade tubizi kuri singida wisiga irange ryayo oya nushake n'uwisiga ni ryayo uzuvuga uti njyewe sinshyigikiye Rayon ndi umukunzi wenda wa APR ndaje nje nambaye APR uri kuri APR wese ari no kuri singida nikinagamo ndaguruka hagarara ku maranga mutima yawe uyu wa gatandatu saa moya z'ijoro umusifuzi agihuha mu ifirimbi ngo match iratangiye wala hagarara ku maranga mutima yawe ntuhindukire ubwo ntabyo kuvuga rwose ngo ukumiriye abafana nka Rayon Sport bose bazaza kandi byo kuvuga ngo Rayon Sport ihagarariye igihugu Rayon Sport ihagarariye Rayon nijya no mu matsinda wenda ibendera ry'igihugu rizaba ririho ariko ntabwo tuguhatiye ngo fana Rayon kunda Rayon ihagarariye imitima y'abareyo ihagarariye imitima n'inyungu z'abareyo Rayon Sport ni Rayon Sport ntabwo twiyambuye umwambaro uko turi abanyarwanda ariko ntabwo turi equipe nationale turubururu n'umweru kubabihisemo ikipe rero imeze ite icyo rero ni dasi yakubazaga ibyo byishimo uvuga ubwo 7 s'abazungu wenda cyangwa 3 s'abazungu abandi 9 bakaba abitukuje oya ubu none 8 ni abitukuje ubu none tuvugana umukinnyi mwiza wese umukinnyi umutoza yarakeneye wese aramufite mu biganza bye amakuru ya mbere tugiye kubaha kuva ku munsi w'ejo ku wa gatatu kugeza ku munsi wo ku wa gatanu ntago turi mu nzove turi muri Kigali Pele Stadium turi gukorera imyitozo ku kibuga tuzakiniramo ibyo impamvu twabikoze mu buryo buri tactical uko duhagarara mu kibuga umutoza ari kubibatoza bahagaze muri icyo kibuga n'ubundi bagomba gukiniramo uratanga santere gutya turafungura umukino wacu gutya ariko iyo bikoreye muri Kigali Pele Stadium nuko bigenda tukabikora rimwe tukabisubiramo bwa kabiri kuva ku munsi w'ejo rero imyitozo yo ku wa gatatu yabereye muri Kigali Pele Stadium iyo kuri uyu wa kane iri kubera muri Kigali Pele Stadium iyo ku wa gatanu nayo izabera muri Kigali Pele Stadium iyo irimo iraba imiryango ifunze turi mu myitozo iri tactical y'ibyo tuzakora kuri match ya singida 11 bose rero Leonidas n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndabamenyesha ko ari abazungu kandi umuzungu twamuguriye iri rushanwa ntabwo twaguze umuzungu gutsinda Kiyovu ni inkuru isanzwe gutsinda Gicumbi ni inkuru isanzwe gutsinda Polisi tuzakina ejo mu kwezi kwa 10 ntago ari cyo twaguriye abazungu kuko n'abanyarwanda basanzwe n'abaterenyeje 20 niyo abadamu yacu ibyo yabikora 11 b'abazungu twabaguriye amarushanwa mpuzamahanga twabaguriye amarushanwa mpuzamahanga ntabwo Rayon Sport yishyuye miliyoni zirenga 25 bigira imana bedi umushahara hembwa w'ibihumbi byinshi by'idolari ntabwo twabimuguriye ngo aze gutsinda Gicumbi ntabwo uravuga 25 hakwibuka ko hari abandi bagurwa miliyoni 100 batese mu myaka nk'ina ariko rego ubundi igiciro cya miliyoni 25 ni igiciro kiri standard ku isi hose iyo uguze umukinnyi miliyoni 25 abandi bagurwa izo miliyoni 100 ariko mu myaka ine ni 25 n'ubundi ku mwaka nubwo ni 50 mu myaka 2 yego ntago twazanye Asumani tumuvanye i Burayi no muri Libya ngo aze gutsinda ikipe ya Kiyovu Sport kurangahe ariko nabyo komeza kurangahe kuri miliyoni nyinshi
ntabwo twazanye Mohamed Sheri ngo aze kureba amazu ya Kigali, ngo aze gukina n'izi kipe za hano i Kigali. Mwana nabibonye ko nta n'iyi Kigali bari bakina usibye izo za Gorira zagize amahirwe yo kumubona. Ubu none aha tuvugana iyi match ya Singida niyo twaguriye izi ntwaro zose 11 zigiye kumanuka mu kibuga baba. Tumanukanye slogan imwe yonyine idahinduka ivuga ngo kwa hii match Rayon Sport itavuka. bivuze iki? Kuri uyu mukino Rayon Sport izakomeza. Twebwe turabara uyu mukino ubanza no kwishyura, ntabwo tuba ari Kigali gusa. Rayon Sport izakomeza at any cost. Ibyo ni ihame.